iravuga ngo sohoza amasezerano iyo Mana yo ivuze ntigibesha irasoza. Imana ivuze ntawayivuguruza kuko ijambo ryayo hari mbega igitaramo kwanza yo nonosi ni yindi kwanza abantu sinzi niba baza bayumva iteye ubwo asante hakaza iby'ikirenge ngi twakoze imeze nka ya live igiswahili yayo ulisema njoni kwa hari nana ningi isoza amasezerano haleluya ikirenga hakaza isoza amasezerano haka nyine turi mu bwe no mukora nyine tumeze ukuntu nyine turatuje tumeze ukuntu nimo navuga none cici tuzi sebeniste urumva cici twebwe ni sebeniste tuzi ko cici ari umusa turi indirimbo yindi hayirukaga Octave Maganani izuba ukwezi iki indirimbo zagiye zimenyekana nyinshi zagisubizo Kigali nazo za Sebeni ndici ni wozitingaga kubera iki utahaye ugendera muri yose kubera iki waje witonze kubera utavuze ngo ese abantu kuki bamenye ku ndirimbo za Sebeni waba ari zo komerezaho ndibuka twigeze kuza ari korali tuje muri Methodiste atari ya Ruhango ya Muhanga bideri agwigisimba wenyine ati nzomudazi wenyine mwicara mwese mwicara ugira urcyura canga mbona ukubise kiribite ngazi hari nakantu ko gusiriba kari kagezwe kubita gucyo kama wicara hasi kwaramza umuntu yahuye n'ibibazo wenda bamumise bakura ikibazo y'umuntu ahuye n'ibibazo ahandi akabona biranze none yari n'umukristo akabangiye kuva ku Mana mbonye Imana nta kimariye muri ibi bintu kandi wenda nyine nta kimana adafite nka promesse runaka Imana yavuze ngo nzakugirira bino ngo nzakubwira nyine yicaye gutyo gusa ari umukristo bibaho ko hari ikintu kintu yakwishingikirizaho cyatuma avuga ngo ngomba kuguma ku Mana. Aha ndabasuhuje rero ndagarutse na cyangiganiro cyitwa ngo call nje guhamagarira umuntu udasanzwe none naje nama n'ingofero ko murabona ko look yahindutse kuba ngo ndicaye ndavuga ngo mbahamagarire nde sakantu kagiye mujisho mbahamagarire nde ariko nibuka ko hari indirimbo imazimo iminsi hari bene data basohoye indirimbo ndaba wabahamagara mwumva uko bimeze ariko reka nze nk'icuraho gatoya wenda ndeke kwiririmba kugira ngo ntabakopeze iravuga ngo sindi neza nimba ariko nziko reka mbanze ndeke sinshaka kwiririmba kugira ngo ndacuranga nyine mukaba muyimenya reka dutangire iki kiganiro cyacu mbasuhuza rero mbifuza ukwezi kwa gatanu dore kwaratangiye mbifuza ukwezi kwa gatanu kwiza mbifuriza ibihe byiza aho muri mwese abari mu tuzi abari mu mashuri abari mu mamodoka abari mu nzu abari aho uri ushobora kurebera ikiganiro ushobora kukirebera kuri telefone ushobora kukirebera kuri televiziyo kuri mashini ahantu henshi hatandukanye
So ubu ngubu rero ndaje ngo bahamagare, ndabizi ko sinshaka gutinda ibintu byinshi, ariko mbabwira ngo mubanze ukore subscribe, share and comment kugira ngo dukomeze tugire courage. Iyo ukanzeho ubundi courage umbwira ati komerezaho papa, komereza. Ngeje ubundi kabisa ibiganiro byinshi ndagiye nkora, twahamagarira Kriki, duhamagara Musabwa n'abandi benshi twacaye kuhamagara, nuko nayo maze n'izindi biza, ariko none ubu ngubu ndabonetse kandi ndavuze reka nze nongere mpamagare abene data ibono nunda ndabakeneye, kubera ko banguze ku mutima indirimbo bahinze ishashe yasohotse, bikurikirana n'izindi nyinshi maze iminsi ndegera zabo. Ndavuga ngo wabahamagara. Reka rero tuhamagare twumve uko bimeze. Imana idufashe gusa bitabe abantu babaye bwize cyane, bitabe tuvugane kuri iki kintu, kubera ko izi ndirimbo zabo zirafasha cyane. Twumve uko bimeze. Ashobora kuba yitabye. Alo Chichi, yambu Yambu papa. Bimeze bite wako, wabuze niki? Tumeze neza, turashima Imana. Ni kubura se turahari, ahubwo ni Afrika abantu baba bari kwiruka hasi no hejuru. Birumvikana, ariko noneho wowe ubu wabonetse, indirimbo yawe yisha abantu. Niko uratuma icyubahiro kibishimana. Icyubahiro kibishimana rwose. Abantu bakomeje kuduha feedback nziza. Hari ukuntu nyine twakoze indirimbo iri based kuri true story, kuri story yacu, twagerageje kuyisamarizinga. Nuko so iyi kintu rero ari ikintu cy'imba mutima, ari ukuntu uzubona abantu bagize feedback, ukabona nyine abantu bakozweho, barabandikira inbox, barandikira kuri comments za YouTube, ku ma platforms atandukanye, niyo kumva nawe bigusubijemo imbaraga. Iriya ndirimbo kabisa nayikunze. Ubu duhaye tuvugana ndi mu kiganiro, nza nkora ibiganiro hano gutya ngahamagara abantu, nabyise ngo call. Yego. Ubu rero nayivuze ngo hamagare ngubaze utuntu gatungaye kuri iyo ndirimbo iriya nshasha, kubera ko nayikunze kabisa. Nayikunze. Asante Imana isoza amasezerano kabisa. Iya ndirimbo ifite ubutumwa ku mugani wa muntu. Ariko nawe urabizi, uribuka aho twacanye, ubundi uri no mu bantu twabanye ahantu henshi cyane, turirimbana muri ministries, duhera mu gihugu cya Kenya, turimba muri Gisubizo, tuza turahavana, twaviye rimwe. Ese ninde wavuye mbere yundi? Sinza mnibuka nimba ari wavuye mbere, gusa nzi ko naje kuhava, ariko nigiye kimwe ntitwasiganye cyane. Ushobora kuba ari wowe wagiye mbere. Ariko turaza mu Rwanda, ariko ukuntu Imana ijya igenda ihindura ibihe, ikakubwira ati nzokugirira neza, nzoguha urubyaro, nzohindura amateka y'ubuzima bwawe, uwo umuntu akicara ukamubwira ngo ni ya mafishi y'abayumbe yo mu gitaramo. Ariko nukuri dufite Imana izivuga ikanasohoza. Vraiment nicyo twabwiraga abantu, yuko abantu bacitse intege, turi mu kinyejana abantu bihebye. Usigaye wicara kabisa ukabona abantu bafite ikintu cyabwihebe, ariko dufite Imana yumva gusenga, kandi iyo ivuze igisoza icyo yavuze. Oya indirimbo yakoze abantu ku mutima. Abantu benshi nagiye mu makomanteri, nagiye kuri abantu bose usanga abantu bakozweho n'indirimbo. Ntabe nanje narayumva, ndabiyumva ko ndayumva buri kanya, ko ndayumva hasi indirimbo bimeze bite. Niyo mpamvu ngo guhamagare twumve amakuru yayo, kubera ko
ntabwo unayisengira nk'amatsiko ndabaye si indirimbo urumva wenda aho ngaho nicyo cyatumye uyandika se nicyo cyatumye uyitekerezaho kubera ubuzima abantu bagiye bacamo ni igihe cyabiteye ni icyo nyine ino ndirimbo hari ukuntu abantu bajya bicara ufite nk'ishimwe ku mana ariko tunasharinga ubutumwa bwiza ku bandi ariko nanone tunibuka urumva izingiyemo ibintu nka bitatu hari ishimwe ku mana tuyibwira ko ari imana yo kwizerwa ijya ivuga igasohoza hakaba no kugira ngo dukomeze n'abandi bakiri mu bihe bikomeye bibwira ko baza basenga imana itumva bakomerewe ari igihe umuntu akomererwa kabisa ukumva ukuye icyizere ku mana noneho iyi ni point ya kabiri iya gatatu ni point ivuga kuri twe tugerageza kwibuka ibihe kugira ngo twongere tugire icyizere ku mana yuko n'ibisigaye izabikora mugana bayandiriwe yes ariko tugerageza kubriefing ibyo bintu byose kugira ngo tushire muri message urabahimbye ibindirimbo nyine ariko uzugerageza cyo amakuru yose uko ari ariko ukagerageza ukavuga ati iki kintu iyo twicaye na madame tugatekereza iby'Imana yakoze kuva dushakanye myaka 6 ishize igiye gushira ukareba urugendo ukuntu rwari rukomeye habayemo kugenda kubitika kurara hanze something ibintu biri bivangavanze ariko hose Imana ikabakiza mukahava mukabamugeza ahangaha tugeze mu bana batatu nyine wumva ari ishimwe si ku bwacu si kubw'imbaraga zacu ni kubwo kugira neza kw'Imana kubw'ubuntu bw'Imana so ibyo byose rero kubitekereza nibyo twagejeje gusamarizinga kugira ngo dusangize abantu batandukanye bamenye ko nubwo bimeze bityo urabona kenshi arimo ukuntu nk'abantu benshi baza binjira muri faze kuko umuntu agizwe n'ibihe bibiri hari ibihe byiza n'ibihe bibi ntabwo umuntu ahora mu bihe bisa so hari igihe rero iyo twinjiye muri faze y'ibihe nyine bitari byiza abantu benshi bava ku mana cyangwa ugasanga aravuga ati reka nicire indi nzira kubera ko ndabona iby'Imana yavuze ntabwo njye ndabona bitarimo bikora kabisa ariko iyo rwose ukomeye kuko Imana yavuze ukihangana twashaka kubabwira yuko hari Imana iyivuze isohoza amasezerano kandi yuko iyo bwije utareka guca ntabwo Imana ari twe igiye kwigiraho kubabaza oya ni ibihe biba byashitse kandi biba bifite guhita ese iyo umuntu yahuye n'ibibazo wenda bamumise bakura ikibazo iyo umuntu ahuye n'ibibazo ahandi akabona biranze none iyo ari n'umukristo akabangiye kuva ku Mana mbonye Imana nta kimariye muri ibi bintu kandi wenda nyine nta Imana adafite nka promesse runaka Imana yavuze ngo nzakugirira bino ngo nzakubwira nyine yicaye gutyo gusa ari umukristo bibaho ko hari ikintu yakwishingikirizaho cyatuma avuga ngo ngomba kuguma ku Mana ikintu yo kwishingikirizaho nuko mu isi y'abari ku isi siwe wenyine ufite ibibazo cyane kimwe hari igihe uzuhura n'ikibazo ariko ugahura n'undi ufite icyo kibazo cyane nko gukuba nk'inshuro nk'icumi ibyo bikwiye kugukomeza icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukomeza mugani wa ndirimbo y'abadive ivuga ngo ibigerageza hari igihe ibigeragezo ni rusange ntabwo ari si ikintu kiba kiri pasono icyo ni kimwe yes ikindi kintu cya kabiri umubwiriza yaranditse aravuga ngo hari igihe cy'ihinga n'igihe cy'isarura igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka iyo periode ujye umenya ko uyirimo abandi nubwo baba baseka ariko ejo nabo barababaye nawe wishimye
ntabwo twagiye dukura ugasanga mu muhana wenda nimwe mukennye nyuma y'imyaka 10 ugasanga nimwe mukize abari bakize nibo bakennye iyo turu uko ni ukuri guys mukabaho muri quartier mukura ugasanga kuri primaire mwebwe abandi babigaga kuri za privé ari mwe kuri leta na ya senkani ya birote ari kibazo bwaca twagira gutya tukumva ngo nzungari muri Amerika afite abantu babiri aratwaye imodoka wundi wigiye kuri ya secondaire akaza guhamagara ngo samwohereje $100 yarigiye kuri primaire ya privé iyo ni imana kabisa. Iyo turebye ibyo bintu dukwiye kwizereramo imbaraga z'Imana yuko ari Imana y'ibihe, ari Imana ihinduranya ibihe, ari Imana iyo twayisenze dukomerewe tukihangana ugasenga. Imana ifite inzira zirenze umubare w'ibitekerezo twebwe tubasha kubara. Ukubara ukavuga ngo uyu Imana yamugiriye ngo yanyuza. Imana ifite inzira zirenze ibyo umeze kuverifya n'ibyo ku experience izigira gutya mu bana bawe ikanyuzamo inzira utatekerezaga, cyangwa kuri wowe mu gitondo kimwe ukagira gutya waba wicaye ahantu umuntu akaguhamagara akavuga ngo nicaye ndatekereza ngo reka nkore iki kintu ku bwawe ntawe wabwiye, kandi atari kuvuga ngo nuko abandi nuko n'abandi batari mu bibazo, ariko kubera ko wasenze Imana ikakwibuka. So Imana rero tukwiye gukomera kubera ko tuzi ko ari Imana yumva amasengesho. Yes. Urakoze cyane kabisa. Ibyo nabyo ndatekereje ndibuka mu by'ukuri twabanye kera nkuko tabivuga twabanye kera muri Kenya. ndanibuka mu by'ukuri uri mu bantu bagiye bankomeza bangira inama, bambwira amagambo menshi, yewe zugira gutya impano yaje naho igeze. Ufite impano, ufite inama wagiye nyinshi umbwira nyinshi cyane, yewe ari naho nabaga ndashoboye ugapendereye ndagira ngo sinzi ukabona kuramfasha ukampuza na byinshi yabaga ari muri Kenya ari umusiniya, ariko naje ukankoresha ngacuranga nyine ukabona sinagakwiye kuba negera na senta, ariko ukabona uracagegera urasapotinga. Ndagushimiye rwose imbere y'abantu hano. Asante nukuri Imana umugisha. Imana ishimwe nukuri. Ahubwo nibuse igihe kimwe abantu bazemera ko Imana ari igitangaza. Ndibuka igihe kimwe tuzi Gitarama tuje gusirimba Gitarama. Ndibuka igihe kimwe tuje gusirimba Gitarama muri Methodiste. Ndagira ngo nibwo bwa mbere bwikora nko kuri piano, ariko hari kera twari tuziranye n'umutipe bitaga ngo ni Mupenda wa muri Umunalfa, n'undi mutipe wo muri Australia uzusirimba we inshuti yacu yitwaga Musafiri. Kiragiye dusirimba tugerageza kuririmba, ariko gigisho gatwarinda umwahamuka ngo twebwe ngo ngo abaririmbyi ngo bavuye ngo ibutare ngo mu mujyi. Turawera icyo gihe uracuranga kabisa, ariko njye nari mbizi ko ufite impano. Icyo gihe uracuranga umumama umwe yamahaguruka ati nguhaye umugeni. Turavuga ati ariko amavuta, uyu muhungu afite amavuta kabisa. Iwanyu bakaguha umugeni mu ntara ahantu uba. Nageze ncuranga muri kiriya gihe, ariko icyo gihe ahubwo twageze tunasirimba tugacuranga, unava gucuranga nkongera ngasirimba. Ndibuka twigeze kuza ari korali tuje muri Methodiste atari ya Ruhango ya Muhanga.
bideri agwigisimba wenyine njyenyine ati nzungu nazo wenyine mwicara mwese mwicara ugira uryo uracanga mbona ukubise kiribite kubita kiribite rengazinga hari n'akantu ko gusiriba kari kagezweho kubita gutyo ukaba wicara hasi ukarambya turawe biriya byose ndabyibuka kabisa reka twamenyanye kera twaba dukomeza kubonana bene uko nguko ariko njyewe icyo nzi igituma nza nguma nyine gutanga kuraje ku bantu rero no kwankuraja mbona nta calling y'ikintu mfite nuko nabonaga umutima w'ukuntu bikunda kandi nkabona urabishoboye ari ukuntu umuntu ashobora ikintu ariko adafite ubushobozi bwo kugitanga nyine ugasanga bitewe na miliyoni urimo ukaza ugira ubwoba bwo kuba watanga ariko abantu twe tukabona ko ushoboye twavuga tuno umuntu ikintu gusa twamurushije yuko twagize ayo mahirwe yo guhabwa platform cyangwa tele yo gukoreraho tukabasha kugira experience n'uburambe mu kintu iyo umuntu gakurusha gukora ikintu buri munsi agera akakurushaga nako karyo navuga ati uyu wacu nkamenya ko uzi kuririmba twaba turi kumwe turi twenyine kumvuza kuririmba cyane ariko baguha nkabona nyine kubera kutamenyera nkabona kera ugize imibare uri kuri piano imibare nkakubwira ati papa no ibintu kandi bizama biza kuri no munota ariko nubimenyera imbere numara kumenyera abantu ibintu uzaza ugeraho ube free kuririmba kurabizi ufite ijwi ryiza ariko ngiye nkaba mbizi ko bizabigenda ku buryo wakoze live recording njye ndavuga ati Zungu he deserves to do this kuko after experience azi kuririmba n'umucuranzi mwiza ku rwego rwo hejuru ndavuga ati ahubwo yari yaratsinze wow aya asante sana kabisa courage yaramfashije pe nagiye naje ntinyuka ibintu byinshi ndahaguruka nyine umuririmbyi sinari umuririmbyi ariko birangira mbaye umuririmbyi ncuranga ariko iwanyu mugira impano iwanyu kabisa iwanyu kuva na ba grand frère uziko nawe ari umucuranzi ukomeye kuriya siko wambwiraga ndikuhagaze umbwira ukambwira ati mfite grand frère ni umwanditsi ni umucuranzi ni umuririmbyi si aba bantu ariko hari umuntu wambwiye arambwira ati buriya rero ati buriya papa Nzungu ati ni umumiliti talent ati buriya papa Nzungu ati buriya afashe Bibiliya ati nuko nyine hari abantu Imana iba yarahaye ikabaha nyine kumenyekana atari ko buriya hari abantu benshi bazi ati buriya papa Nzungu afashe Bibiliya ngo agiye gutanga umugati ati yani Kigali nta pastor wa magara imbere ari serious ati rero ukabona Banzungu bafite impano nyinshi kuri ati papa abo buri yari ati icyo tutazi no kuririmba atari ko kuri ati wasanga nawe nabyara bikoraga we never no kuko ganje tumuzi mu myaka ya kera yari umukondikiteri ukomeye cyane muri Kongo ariko ngo kwijambo kabisa ngo azi ijambo biteye ubwo ni ijambo naryo kabisa arabwiriza ariko none reka wenda tubwire vuba utaza kumbwira mu kanya ngize imbogamizi tararangiza utubazo twinshi nagendegura kandi tw'umumaro kabisa kubera ko abantu banje bari hano kunaje gacano yanje ifite abantu naje ngo bamenye amakuru y'indirimbo kandi banamenye amakuru yawe na madamu ndashobora kuba ari bize n'abana madamu arahuza mu bintu byinshi ariko bamenye amakuru bimeze bite nk'ubu ntekereza ndabana noneho twagiye twumva za interview zanyu abantu benshi bagiye bumva uburyo mwagiye mutangira umurimo wawe na madamu ese ibintu byo gukorana nka groupe
urabanza unatubwire kwanza iyo mpano se yavuye nyine mu makanisa mu makorari cyangwa ni impano wavukanye nawe wakuze usanga uzi kuririmba cyangwa umudamu wawe se ese waramutoje mumaze kumenyana ati menya kuririmba kugira ngo tukore groupe bimeze bite kubijanye n'imiririmbire byatangiriye he none muza gukora groupe gute? njyewe iwacu bafite impano yo kuririmba. Grand frere n'ubundi tuvuga turi abahungu babiri, iwe rero yakundaga kurimba cyane, ni n'umwanditsi azi kwandika indirimbo cyane. Aho twabaga yandikiraga korali, yandikiraga abantu benshi, n'imbarara aho yabaga yandikiye korali yo kwa Pastor Karegeya, Bishop Karegeya, indirimbo nyinshi na n'ubu aracyandika. N'ubu ndamuze mubwira ati rige nyohereza indirimbo, yahita azandika aho ngaho akanyoherereza. Ara n'umwanditsi mwiza, so no kuririmba rero yaririmbaga ariko ntiyabikomeza cyane. So twakuze rero agomba guplenga indirimbo za alarme, yakundaga mwungura cyane, agashyiramo mwungura, agashyiramo Rehoboth, agashyiramo Musingi, agashyiramo Come to Jesus. Ayo ntabwo kuri njye amakorali nakuze numva. En fait tukumvura mbikunda, ariko nanjye mu mutima nkumva nzabikora. Ariko noneho urana twebwe tuba dukura mu makorali, kuba tuba dufite ababyeyi bakijijwe ba mu masengero, dukura muri Sunday school, ndirimba mbikunda. Mushiki wanjye wo nkurikira yitwa Fifi, nawe yari umuririmbyi, n'ubu aracyaririmba. Gusa nyine kubera iyo umuntu agenda mu mama na responsibility nyine ibintu bya ministry bigenda atari nk'uku kwacu nyine ngo Imana ituguhamagara ibikore nyine nka passion, nka calling. Usanga nyine kenshi bigenda bizamo inzitizi nyinshi kubera kutidokimanta. Noneho rero aratangira ama opportunity, niwo wambaye indirimbo bwa mbere muri korali, mfite ubwoba ndatera ndazamuka aho ngaho muri worship team wacu, ndatangira ndaririmbisha. Iyo rero ufite ikintu, iyo ufite impano, ubumve ko naririmbije mu minsi mike mitamba conducteur, abandi bataramenya gutandukanya alto na tenari, njyewe narabimenye kare, kamenya ngo ino aririmbye gutya turi batoye, nkahita amenya ngo naririmbye alto, nkahita amenya ngo naririmbye tenari. Tenari nka kidokimanta, nkumva za Rehoboth amatenari ziririmba amarto, bahita batari ukuburyo muri korali babicaga bakavuga ati ninde muntu ufite kutwaranje, bakavuga ati sinaguruka amaze kumenya ngo ino alto niye nkaga ataye yantiba muririmbe gutya baririmba. Ahantu ati ubuze ubikura, ariko iyo umuntu akunda ikintu rero akimenya. Nawe nazamukiye buriya twagiye kuza cya gitarama, buriya nibwo twari dutangiye gusa nkaho twidokimanta, nyine umuntu asigaye aririmba, ukajya i Kigali ugasanga barimo bararirimba. Numva ko njye nagendaga ahantu abantu baririmba nkahita mfata style baririmbye n'imiririmbo na level bariho, bikaba birarangiye. Nagera ibutari iwacu nkabibaha bakumirwa, akavuga ati uno umusore kabisa ari umunyamuziki. Nuko ndurabitangiye tuzamuka muri ubwo buryo, ariko impano ukayumva kabisa ukumva iragurumira muri wowe. Nuko ngeze Bugande murana madame nawe yari umunyempano. Uriya madame ni umunyempano kabisa, umunyempano, ariko yatangiye nawe ari conductrice. Aho babaga twagiye guhura, ngiye musanga muri church, ari worship leader, ariwe main, ariwe main muri church kabisa, ari uyoboye. Ndahagera tuhagera turi aba leaders benshi, ba Ezro, ba Fred wo muri True Promises waririmbye nzamutegereza. Twese twarabanaga muri church n'aba Ezro. Noneho rero iyo baragenda, njye na madame dusigara twitwa bashukida, tuhita turakundana, nta na gahunda bifite yo gukora. Tuhita dutangira turabana, nyine tumaze gukora ubukwe turabana. Bigeze imbere hashize nk'umwaka n'amezi, Imana iraduhamagara, inyura mu bantu benshi, baravuga ati Imana ikeneye ko muhaguruka mukayikora mu buryo bwa kariyeri, iri solo mu mwenyine, mukagenda amahanga, mugasohora indirimbo zizafasha isi, zizafasha amahanga. Abantu benshi rabavugisha. Twabitwara bitanze mu kiganiro ejo turi kwasabe ku Isimbi TV. Nuko Imana irabizana kabisa. Nuko tubona gutangiraga, Imana natwe irabitwemeza mu mitima. Then
dufata iyo gahunda yo kwita guhaguruka nubwo yabaye inziti itoroshe ariko amaherezo twabonye kugira neza kw'Imana for now ndakeka ngerageza kuyibrifinga mu ncamake. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibagure, Imana ikomeze bateze imbere. Asante papa, namwe kabisa, namwe ariko Cici mfite akabazo kameze nk'aho k'amatsiko. Cici, indirimbo tumaze kumva umaze gusohora muri iyi minsi kuva mwamenyana n'uwanyu, kandi icyo kibazo ukinsubize neza ntugikwepe. Oya ntabwo ntugikwepe. Izo ndirimbo zose guhera hari Faith, hari Faithful, yes, hari mbega igitaramo kwanza yononosi ni yindi kwanza abantu sinzi niba baza bayumva iteye ubwo. Asante. Hakaza iby'ikirenge ngi twakoze imeze nka ya live igiswahili yayo ulisema njoni kwa hari nana ningi isoza amasezerano. Haleluya ikirenga hakaza isoza amasezerano. Hakaza nyine turi mu bwenda mukora nyine tumeze ukuntu nyine turatuje tumeze ukuntu nimo navuga none Cici tuzi sebeniste urumva Cici twebwe ni sebeniste tuzi ko Cici ari umusa turi indirimbo yindi hayirukaga Octave Magana izuba ukwezi indirimbo zagiye zimenyekana nyinshi zagisubizo Kigali nazo za Sebeni Cici ni wozitingaga kubera iki utahaye ugendera muri yose, kubera iki waje witonze, kubera utavuze ngo ese abantu kuki bamenye ku ndirimbo za Sebeni waba ari zo komerezaho, kubera iki wese utangira hano sasa. Uzi impamvu ibi bintu nabyisanze ntabwo sinigeze mbiplaninga. Yes. Kandi sinzanabikora kubera ko ntaririmba Sebeni, ahubwo ni ibintu nanjye byaje ngisangamo none nkajya nisanga ni uburyo ndimo ndirimbamo, kuko nk'abantu benshi wenda bamaze iminsi banyumva ndi ku mastage indirimbo nage ndirimba n'indirimbo za abantu records bagiye bafite benshi bafite harimo pad ndimo ndirimba nyine ntarama ibintu biri so deep nyine worship deep ndi nyine cyatse kumwe na madam ariko nyine byo gutarama none byahereye kuki gerageza ivugande ndi umusebeniste ngereyo sanga system church nage kuririmbamo n'abantu baririmba icyongereza n'ikigande gusa ariko bakanaremba na praise kuko banzanye bavuga ati iki agiye kuzoza nyine nko kwita praise abantu bakanezerwa, ariko system ya church kugira ngo itansiga kuko nari main ngewe uranda umuntu ukunda kwidokimanta nkunda umuntu challenginga nkunde ikintu kinchallenginga narahageze ndi umupro nyine abantu bavuga ati shiniwe main, ariko nanone nareba bagenzi banje nkabona cyane iziro twabanaga nkabona arashanga piano ararimba icyongereza neza ati sasa ntabwo nzorera muri Sebeni bizotuma ntabo muririmbye uri qualifié mwiza ndagira ngo urabyumva. Yes. None mpita nkura n'undi bita Dedo nawe akadirimba icyo cyongereza agacuranga piano agacuranga na acoustic, abo bose tukaba turi abantu turi kuri platform imwe, ariko hejuru yasagiye nazigarana na Dedo ariko nyine mba challenge muri ubwo buryo nawe urabyumva, ariko uba ahantu ukabona ufite public abantu baragukunze, ariko none quality y'ibyo utanga ukumva mu mutima wawe ntikunyuza. Hari abaza banyurwaye bakumva Sebeni ni Sebeni, ngewe ibyo ngije ntimukaze mu bimbwira ibyo bindi by'imiziki yanyu, ariko ngewe nyine nigiramo iki kintu cyishari ryiza. Nibwo rero nahise mfata umwanzuro ndi documentaire n'izindi ndirimbo z'icyongereza ntangiye kwiga gukora worship yitonze. Mbwiye TMS buriya niwe muntu wa mbere twaganiriye mbiganira ndavuga ati ndashaka gushinga music nkajya nkora praise ariko na worship nkayikora neza kuburyo nzagenda mu cyongereza
abantu bakanezerwa bakavuga ati uno mutipe ntabwo ari Sebeni gusa aririmba bura ari na musical azi no kuririmba indirimbo zitonze kandi aririmba ari international ku buryo umuntu wese yaba umuzungu yaba umugande yaba umuntu wese yashobora kumwumva ninjira muri ibi byacu nyine byo kurimba Sebeni yacu ya Kinyafrika y'abantu bavuga ikinyarwanda abanyamurenge ariko n'abandi ninjira mu industry bakayumva none mbyinjiyemo ndavuga ati kandi ngende no kwiga instrument ko nari ndagushimira ngo niwe wampaye notion de base ya piano hari utuntu wigeze kunyigisha umunsi umwe twagiye ahantu imbarara ntabwo ubyibuka unyigisha passing code ijya muri gatandatu ya 736 iyo ngiyo nzabibwira abantu ngo wenye utarabyibuka twaranzwe ikanisa ry'aba Felix Bob Felix sinzi ko twigeze kujayo twageze tujambara cyane uraza uje mu giterane uratunyereka utuntu na Michel nawe arakomeza anyigisha utundi tuntu noneho rero mfata acoustic diemerisa ama gift ya acoustic anga ati wagutse sinagaza ntekereza ko umuntu ugeze kuri iyo level ya Sebeni yotekereza kongera kumanuka ngo yongere yige music aze fashe gitari ndayize twabanaga muri band n'abatipe bakongomani nkabyukira yo covid yose nagaza ngenda n'amaguru nkagenda nk'ibirometero nka bitanu ngiye kwiga gitari acoustic mu bakongomani kagenda niga acoustic buranzi gucuranga ama izose acoustic ndagenda ndabyiga nonoga muri church tubamo Sebeni itangira kugira nk'amafuta make tujya muri the branch twabagamo na madame iho twarembaga none icyongereza 24 hours kandi ninjye dirija no mba obligé kuzajya niga muzike kugira ngo menye ko nzoza nkora lead ya band nzoza naranja band nzoza naranja baririmbyi nda developer njya muri ibyo bintu bya worship noneho biramfata biranyinjira worship iranyinjira ku buryo nagaza ndamye indirimbo y'icyongereza nigeze kuririmba harimo abazungu indirimbo y'icyongereza umuzungu araguruka ampa amafaranga bampa amatelefone bampa amadictionnaire y'icyongereza bampa za bible z'icyongereza ibi abantu birabashanga kubera ko nari nabyinjiye muri imbaraga maze nk'imyaka nk'ibiri kabisa non stop narahagaze abantu batakimbona muri social media no mu biterane bya gisubizo batakimbona narabaye deep ariko umuntu yaza kuri church sigaye na translating mu cyongereza nyine urumva ninjije muri church sigaye semu urumva narinjiye kabisa njinjiramo none ushatse kugaruka Sebeni isa nkaho feeling yayo ikagisa nkaho ntakiri foro kake none nafate nk'indirimbo y'icyongereza ganayikorera worship abantu mu ikanisa abantu tukaryama hasi abantu ibintu abantu bakazanga takuma uziko uri mu bantu bashobora kuba baza baramya umwuka ukamanuka bene uko igihe kimwe nageze hari Kigali indirimbo ivuga ngo watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe abantu barambwira ati none uzanye amavuta ariko njyewe n'ibintu nari mazemo iminsi nuko iyo niyo mvano y'ibyo bintu noneho gana amakomposition buranya nkompoza numva n'amaprogression y'indirimbo zanjye uzajya wumva ari indirimbo zifite amaprogression asa nk'aho ari ikizungu uba wumva nyine n'indirimbo nkora nyine ziba zifite amaprogression nyine wumva ari indirimbo zitiruka nyine ibintu bya praise bitari cyane ariko ni ukubera gutinda muri ibyo bintu na gitari ncuranga nyine usanga kenshi ituma nyine mpimbiza indirimbo buriya gitari kukubitaho Sebeni ndiviza zoro ariko nyine gucuranga izi ndirimbo z'amabiti yandi asanzwe ugasanga biroro iyo niyo mvano n'abantu kabisa bazi nicyo cyabiteye n'ibyo bintu ninjiyemo nyine byaba bisa nk'ibinyinjije mu yindi spirit bituma nyine bimera gutyo yes none ubwo abakunzi bacu kinampoho bahebe ku kintu kijyanye na Sebeni oya Sebeni yo turayibaha kandi nimo ndabikoraho tuzabikora kubera ko kariyeri turimo
ni ibintu njyana na zimba mfite n'indirimbo y'igiswahili numva kabisa ifite nziza kabisa sinoyitanga hano ariko ndashaka kuzayikora Imana izaduha ubushobozi bwiza ya Afrobeat kabisa iremereye kabisa tukayikubita iri ku rwego rwa Afurika nziza kabisa y'igiswahili ivanze n'icongereza ivanze n'ikinyarwanda nyine nziza iri ku rwego rwo hejuru ariko abantu boririmba bagatarama bakumva Imana rwose numva utatuvangira rimwe ugaruke gano ciki wa Sebeni nawe wongera ugarukeho kabisa ishocho ndakinyotewe kandi ariko ni style nayo ni nziza kabisa urabona ko biraryoshe cyane nimba mutima nyine nico kintu tuba twagikoze tucyumva kumva cyadukozeho twavuga tereka tugisore turebe uko imitima y'abantu iza kubyakira none dutegereze iki wenda dusoza dutegereze iki abakunzi indirimbo ziri mu nzira rwose iyi ngiyi niyo dukoze abantu bagende kuri platform yacu Chichen Vovo bayirebe n'indirimbo nziza ndabizi ko arabiza gufasha naho next yitwa isohoza amasezerano by Chichen Vovo yego naho next tubafitiye ibyiza agaseke karapfundikiye ebana turakomeza tudropinge imwe hari izindi nazo ziri muri studio vuba ahangaha turazibaha rwose kabisa turategereje indirimbo zanyu ko ziradufasha mu buryo bukomeye asante rwose Imana ibaho umugisha nukuri kandi mwagize neza nukuri no kugira ngo mutinvitinge n'umugisha usibye no ko abantu baba ari abavandimwe mu murimo duhuje inovuga apana impano ahubwo duhuje iyi calling ariko iba ari n'umugisha yuko gushigikirana nk'abantu bahuje umurimo n'imbaraga rwose iki gikorwa batangije ni igikorwa cy'imbaraga n'abandi bitabire rwose ni ibintu n'umugisha asante sana mbere yuko ariko ngurikura sinzi ko uri kumva kiyayo ni D iyo ni D yego wakoraho ukareka chorus gusa just a second iravuga ngo sohoza amasezerano iyo Mana yo ivuze ntigibesha irasoza Imana ivuze ntawayivuguruza kuko ijambo ryayo ihora iri hanze amaso Imana ivuze ntawayivuguruza kuko ijambo ryayo ihora iri hanze amaso asante Imana igumugisha turagushimiye cyane abakunzi bo kuri channel ya Nzungu Imana igumugisha n'umuryango wawe utaha tuzogerageza Imana nidushoboza kandi mwabonetse neza tuhamagare none na madamu tumwumve bigende neza ariko wumve ko tugushimiye ku mwanya waduhaye Imana igumugisha asante Imana namwe umugisha kandi courage Imana ikomeze ibazamure mu mavuta uracashuranga neza nzu Imana izongera duhuze kabisa mu gitaramo bizoba ari byishimo ndi mukumva rwose bizoba bimeze neza kweri kabisa asante sana kabisa Imana igumugisha wawe turi kumwe merci beaucoup papa Imana ibaho umugisha mwinshi asante sana murakoze cyane